dore ko byibuze wenda nakora n'ubuvugizi hirya no hino hanyuma tuzare ko ubwo buvugizi nta kintu kizavamo. Ikintu cya mbere Kagame atinya, urugamba rwa mbere Kagame na FPR batinya ni ukuvuga. Ni nayo mpamvu akantu kose usanga barakaza ingengabitekerezo ya jenoside, akantu kose ingengabitekerezo ya jenoside, gushyigikira umutwe w'abagizi ba nabi, gutera inkunga umutwe w'abagizi ba nabi. Se Kagame we yajya gutera u Rwanda agatera ubutegetsi bwari bwa Habyarimana, we yaje atari umugizi wa nabi, n'uyu munsi kandi aracyari n'umugizi wa nabi. Ibyo kwitwa abagizi ba nabi ibyo turabyemera cyane, nta n'uwo tubiburana nawe, ahubwo bo tugira nabi ni bande, kuki tubagirira nabi, aho niho hagomba kuba harimo igisobanuro. Ikindi tumuziho Munyakazi Saidati ni umuntu wagiye yibasira abantu benshi cyane, yibasira societe civile, akibasira impirimbanyi zari ku butaka bw'u Rwanda zanengaga imikorere y'ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi. Kandi no ku matwita ye turamukurikirana, turabona ibintu agenda yandika agaragaza yuko abanenga ubutegetsi bwa Kagame ntacyo rwose bakora, ari ukubeshya, ari ukuruhira ubusa, mbese. Ariko ntekereza ko haba harimo n'ubwenge bukeya. Ntushobora kubwira impirimbanyi ngira ruhira ubusa, kandi nawe uzi neza yuko abo ngabo buri murengera inda yawe mbi ari iri kubigutera, nabo bafashe ubutegetsi baciye mu nzira z'ubuhirimbanyi. Hanyuma nurangiza ujya uvuga ngo impirimbanyi ngira ruhira ubusa, ngo urakora ubusa, ngo ntacyo. Kubera iki? Nta buye na rimwe riri mu isi ridafite inyundo yo kurimena. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Ndenganura TV, impirimbanyi aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. By'umwihariko ndaha ikaze cyane abakunze kudukurikirana, abakunzi bacu babandi ikiganiro gisohotse gihita kibageraho, kubera ko bamaze gukora subscribe ndetse banafite n'ubushake bwo kusangiza ibi biganiro abandi, haba mu magurupe babarizwamo ya WhatsApp, no ku ma Facebook yabo, cyangwa se mu magurupe ya Facebook baba bafitemo umwanya, ndetse n'ahandi hose bashobora kugeza ubutumwa bigakunda. Abantu bajyana ibiganiro byacu mwese saliyuti, mwese rwose Uwiteka akomeza abazirikanye. Muri iki kiganiro rero tugiye kuganira ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere ndabasobanurira impirimbanyi cyari cyo, nk'uko nababwiye ko ngewe ndi impirimbanyi, ndababwira iki impirimbanyi bivuze ndetse n'akamaro k'impirimbanyi, n'inyungu ab'impirimbanyi ivugira, cyangwa se inyungu societe civile cyangwa se umuryango nyarwanda ugomba kungukira ku impirimbanyi y'ukuri. Hanyuma indi ngingo ya kabiri niyo tuzaza gusorezaho, ni ingingo irebana n'amakuru yabaye kimomo arimo avugwa ajyanye n'itoroka rya Munyakazi Saidati. Munyakazi Saidati abenshi muramuzi, turaza kuba tumugarukaho, aho yafatiwe, uko byagenze, mbese iyo nkuru turayigarukaho nyuma y'iyi ngingo ya mbere nari maze kubabwira. Nk'uko nabibabwiye, njyewe ndi impirimbanyi yiyemeje kurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda, baba ari abari mu gihugu ndetse n'abari hanze bahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi. Ndamanza mbaza abanyarwanda muri mu gihugu n'abari hanze, ese koko mu by'ukuri ako karengane karahari, cyangwa twebwe ni bya bindi Bizimana yavuze, minisitiri wa mena ubumwe, ngo ibyo twirizamo ngo ni ingaruka z'ibyo twakoze, ngo ibitubaho tukirirwa twirizariza, ngo ibyo bitubaho ngo ni ingaruka y'ibyo twakoze. Kandi abivuga mu rwego rwo yavuze ngo, yaravuze ngo abahutu mumbabarire, ngo ibibabaho ngo ni ingaruka z'ibyo mwakoze, ngo mwirirwa mwirizariza. Urumva? Wenda iyo ashobora akabeshya, kuko kuri bose bamenyeye kujya birirwa babeshya, akavuga ati ntera hamwe mumbabarire, cyangwa FDLR mumbabarire, ariko ntavuge ngo abahutu mumbabarire. Aho ngaho yavuze gutyo, bihita bigaragarira yuko umuntu wese w'umuhutu nyine ikibazo ahuye nacyo, yaba ari mu butegetsi bwa Kagame yaremeye kuyoboka, yaba ari inyuma y'ubutegetsi, ikibazo ahuye nacyo cyaba ari urupfu, cyaba ari ukumwambura umutungo we, mbese ni umuntu agomba kuba adafite amahoro n'umutekano
mu maso yande y'ubutegetsi bwa Kagame na Minubumwe uriya minisitiri wayo Bizimana Jean Damascene. Umuhutu rero n'umuntu utagomba kurenganurwa, ibyo birumvikana ngo ni nkaho ari uko yabivuze, kuko ibitubaho byose ngo ni ingaruka z'ibyo twakoze. Hanyuma mu mbwiza ukuri, mu Rwanda nta karengane gahari. Njyewe nababwiye ko nagiye kuva mu Rwanda narambuye ubwenegihugu kandi mgamburwa ntabizi, nyuma yuko nahizwe inshuro nyinshi ngo nicwe, nkamburwa imitungo yanjye, bakansenyera inzu, bakagira gute, no mu kazi bakajya bampijyamo kunyiciramo, bakashimutira no mu kazi ka leta nakoraga, urumva, kandi gakorwa n'umukozi wa leta uzwi, ariko ubutabera burabura. Hanyuma wenda ibyo ni ibyambayeho. Niba mu Rwanda nta karengane gahari, abantu bapfa umunsi ku wundi, bapfa bate? Bicwa n'iki? Tujya kuvuga ngo basaze umuntu ngo yimanitse. Umuntu yimanika kubera yuko nta kibazo afite. Umuntu ashobora gufata umupanga agatema umugore we, cyangwa umugore agatema umugabo, cyangwa umwana akica umubyeyi, cyangwa umubyeyi akica umwana, nta kibazo abo bantu bafite. Hari abantu benshi maze kubona ko kandi binararibonye, ibi amahana ari kubera mu Rwanda yose ni umusaruro w'akarengane k'ibihe birebire Abanyarwanda bamazemo imyaka irenga 31, uhereye Kagame na FPR Inkotanyi bakarajya ku butaka bw'u Rwanda. Nta munyarwanda muzima wongeye kugira iki uburenganzira bwo gutekereza neza. Murabona nk'uko Kagame arimo arirukana Imana, yamaje yirukana Abahutu, none bagiye kugiyo ngiyo, arangije abakurikije na ya Mana yabo, kuko Kagame we ubiteka ahora avuga ko ngo Imana y'Abahutu yarayishe. Isengero zose agiye hararafunze, wagira ngo mu isi ya rurema hano muri Afurika niwe muntu wenyine ufite ubutegetsi burimo abakirisitu. Uretse ko gufunga izo nsengero ntago ngewe nabivugaho, ntago nabimunengera cyane, kubera yuko n'ubundi arazi ko abazisengeramo n'abazihagarariye nibo birirwa bajya inama zo kwica rubanda no kubarenganya no kubambura ibyabo no kubakora amabi yose babakora no kubafungira ubusa. Abayoboye izo nsengero nibo birirwa bajya inama nawe. Urumva rero kugira ngo ujye kumukangisha Imana kandi mwafatanyije gukora icyaha, urumva ko rwose mu by'ukuri ni ibintu atakumva. Hanyuma rero ndagira ngo mbasobanurire impirimbanyi cyari cyo. Itegeko rishyiraho ubutegetsi buriya mwemera, ni naryo tegeko rishyiraho impirimbanyi. Ntabwo ubutegetsi aribwo bushyiraho impirimbanyi, ahubwo impirimbanyi ishyirwaho n'itegeko rishyiraho ubutegetsi. Muri make mu mahame ya demokarasi hagomba kuba icyo bita societe civile. Societe civile rero ntabwo ishyirwaho na leta, ahubwo leta ihabwa itegeko ntarengwa ryo kubaha societe civile no kuyiha umwanya n'ubwisanzure igakora. Niyo mpamvu iyo societe civile yambuwe uburenganzira, cyangwa se ntinajyeho yajya kujyaho bakagenda bica abantu, nk'ubu nka Jacques bakamukorera ibintu byatuma apfa cyangwa se ahunga, n'abandi bakagenda babuzwa uburenganzira, abenshi barafunzwe murabizi bazira ibitekerezo byabo. Icyo ni icyaha gishobora gutuma ubutegetsi bukurwaho hakoreshejwe iki? Imbaraga n'ingufu nk'izo Kagame yakoresheje kugira ngo afate ubutegetsi hariya mu Rwanda. Ibiro mwebwe ntago mubizi, ariko nuko amahame abigenga. Hanyuma rero ijambo ry'impirimbanyi nyampirimbanyi y'ukuri ifite guhirimbana riragenda rikagera hehe? Impirimbanyi ifite uburenganzira bwose busesuye yo gutegura politike yayo neza. Nta rwego na rimwe ruri mu isi rw'ubutegetsi impirimbanyi itemerewe kugeraho igaragaza akarengane cyangwa igaragaza imirongo yayo y'ubuhirimbanyi. Impirimbanyi ni urwego rwuzuye, ikiriwe yifashisha ABCD ngo turabijana, turamirongo 370, kuko impirimbanyi ntabwo ari parti politique. Cyo ni kimwe. Ikindi, impirimbanyi ntabwo ari za muvoma cyangwa se ya mitwe yitwaje intwaro, ntabwo ari uko impirimbanyi ikora. Impirimbanyi ni abantu babiyemeje kuvugira abarengana kugira ngo akarengane kagabanyuke cyangwa se kaveho mu gihugu cyabo. Iyo rero leta yanze kumva ijwi ry'impirimbanyi bigenda bite? Nk'uko nabibabwiye, ikiba gisigaye ni ugushakisha ubundi impirimbanyi ihora iteka irwana ishakisha yuko akarengane gacika, kandi
ibyo biri mu mategeko ayemerera kubaho nk'uko itegeko ryemerera ubutegetsi kubaho. Iyo rero leta ikomeje gushakisha uko impirimbanyi zikomeza kugirirwa nabi, zikicwa, zikamburwa ibyazo, imiryango yayo ikarenganywa, ikagira gute, icyo gihe impirimbanyi nyayo itishakisha imbaraga zikomeye cyane zatuma ubutegetsi buvaho hakoreshejwe iki, imbaraga. Ntekereza ko niba muzi neza Jacques Uwihanganye murimo muvugana nawe aha ngaha, abo twagiye tubana mu Rwanda baranzi, nubwo nagiye mbana n'abantu bake ubundi nkibera mu Kigunda kuko niho Kagame yari acirewe na FPR inkotanyi ye, ariko mu kiganiro cya mbere natanze kuri ino YouTube channel cyari icy'ubuhirimbanyi. N'uyu munsi ndacyari impirimbanyi, ubwo nagize amahirwe mva mu maboko y'abampigaga, ariko ndazi neza yuko aho ndi nabo bashobora kuhagera kuko ntago ndi kure yaho nzi bageze. Ariko mu gihe nyihumeka ndacyafite kugaragaza ijwi ryanjye ry'ubuhirimbanyi, nsaba yuko akarengane kari mu Rwanda gahagarara, kandi akarengane kari mu Rwanda nikaramuka gahagaze ubundi Kagame ntashobora kugahagarika. Ibyo n'ibitabo ntabwo ushobora kubwira impyisi ngo nyagarike ngo kurya intama ngo kubera ko ziri kubabara, ibyo ntabwo bibaho. Rero kubera ko tuzi ko atazigera yemera kureka abantu ngo bigenge, icyo tugomba kuba dukora turakizi. Ibi ntabwo ari byo kwigwa tuvuga ngo yivi na yivi, ngo umuntu ngo tubivuga ngo nta muntu umwe azigera arwana urugamba yihishe ku buryo umwanzi we barimo barwana atazamenya uwo bari kurwana uwo ari we. Ibyo ntibibaho. Reka nkomeze nenge n'abantu batakaza imbaraga zabo mu kujya kwihisha cyane aho kuzitakaza ku rugamba. Umuntu akaba afite imbaraga zishobora gutuma byibuza intambara yarimo ayirwana wenda 35%, ariko iyo 35% yose akayikoresha ashakisha ukuntu yihisha yikavaringa, ubundi akomeza avuze induru ngo turashize gusa. Nimujye ukarubanda mugaragare mukora inshingano zanyu, ubundi ibintu bigende neza. Niyo mpamvu rero nkomeza gusaba abanyarwanda mufite kubona ko karengane gahari. Abanyarwanda mukomeje kubona ibibazo biri kubera mu Rwanda by'akarengane, mukaba muzi neza yuko nta yandi mahitamo ahari, nimutera inkunga Uwihanganye Jacques, impirimbanyi yanyu nanjye mbagerere. Iyo mutabasha kugera akarengane kazacika, ndabizi neza. Uwiteka Imana yandinze ikankura mu maboko y'abari abagabo, kandi izanangarura mu gihugu, ngiye nzagaruka mu gihugu nta gikomere mfite. Kandi uburyo nzagarukamo Imana nabwo izabutegura, kuko ngewe ntabwo nahunze ndi umuntu wo kujya gushaka uko niberaho hanze. Ngewe ndi impirimbanyi, ibyo ni uko bimeze, kandi ngomba guharanira uburenganzira bwacu bukagaruka. Nkaje navuye mu gihugu baranyambuye ubwene gihugu, none ni ikihe gihugu kizemera kuma ubwene gihugu mu gihe cyo navutsemo banyambuyemo ubwene gihugu, kandi bakanyambura ubwene gihugu mu gihugu bansanzemo ngiye navukiyemo n'ababyeyi banjye bakakivukiramo. Aha rero murumva yuko impamvu zo guhangana na buriya butegetsi zirahari ni nyinshi. Nkaba rero mbasaba yuko inkunga yanyu mukomeze gukora ibishoboka byose, mudutere inkunga twebwe tugere n'ahandi mwe mutabasha kugeza amajwi yanyu. None se murambwira yuko umunsi ku wundi muri gereza polisi iri kurasa abantu ngo babe bagiye gutoroka? Iyo zose ni gahunda ziba zagiye zikinwa mwe mu buryo mutanazi. N'abandi birirwa bavuga ngo leta yacu ni nziza, ujya kumva kuva mu kanya ngo turahunze, mu kanya ngo umuntu baramwishe. Hari umuntu wabyiniye leta ya Kagame na FPR inkotanyi kurusha Bamporiki Edouard. Hari umuntu wabyiniye kurusha Bamporiki Edouard, hanyuma bari hehe? N'abandi benshi cyane ntari bwigwe ngarukaho. Ariko icyo nagira ngo mbabwire cyo, urashobora kubura umukirisitu ko kusenga ukavuga uti ngewe kizambaho nibereye aha ngaha nzapfa cyangwa nzakira simbizi nka kakanyoni ngo karitse ku nzira. Ariko fata kuri ayo mafaranga yawe ufateho dukeya, nanjye unyoherereze ndebe ko byibuze nakora n'ubuvugizi hirya no hino. Hanyuma tuzarebe ko ubwo buvugizi nta kintu kizavamo. Ikintu cya mbere Kagame atinya, urugamba rwa mbere Kagame na FPR batinya ni ukuvuga. Ni nayo mpamvu akantu kose usanga barakaza ingengabitekerezo ya jenoside, akantu kose ingengabitekerezo ya jenoside, gushyigikira umutwe w'abagizi ba nabi, gutera inkunga umutwe w'abagizi ba nabi. Se Kagame yajya gutera u Rwanda agatera ubutegetsi bwari bwa Habyarimana, we yaje atari umugizi wa nabi, n'uyu munsi kandi aracyari n'umugizi wa nabi.
ibyo kwitwa abagizi ba nabi ibyo turabyemera cyane, nta n'uwo tubiburana nawe, ahubwo bo tugira nabi ni bande, kuki tubagirira nabi, aho niho hagomba kuba harimo igisobanuro. Ni ibintu bibabaje kubona umuntu avuga nk'ariya magambo Bizimana yavuze, yaza ko ari undi muntu wayavuze, umusozi yayavugiye wose baba barawurimbuye, ariko nyine ari aho ngaho kubera yuko ni umwami kandi yavuze icyo leta yari ikeneye, n'ubundi isanzwe inakora n'abandi bantu bareba. Hanyuma rero ndizera yuko iki kiganiro iyi ngingo tuyishoje turimo tuyumvikanaho neza. Reka tuze ku mugabo bita Munyakazi Saidate. Iyo ngingo nari nayibabwiyeho ko turaza kuyiganiraho. Uyu Munyakazi Saidate ni umwe mu bantu umaze gutangaza yuko yujuje miliyari mu Rwanda, miliyari y'amafaranga cyangwa inarenga, kuko ibyo batangaza ntabwo biba ari byo. Uyu Munyakazi Saidate yumvikanye cyangwa se azwi nk'umuntu ufite amafaranga menshi mu gihugu kubera amahirwe yagiye agirirwa abandi batigeze wenda babona, yo kuba yaragiye agira imirimo itandukanye mu gihugu kandi akemererwa kwikorera ibyo agomba gukora yikoreramo ntawe umukurikirana. Atangaza rero yuko agize miliyari ayujuje ndetse kandi ishobora kuba inarenga. Hanyuma ikindi tumuziho Munyakazi Saidate ni umuntu wagiye yibasira abantu benshi cyane, yibasira societe civile, yakibasira impirimbanyi zari ku butaka bw'u Rwanda zanengaga imikorere y'ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi. Iyo mikorere y'ubwo butegetsi mwese murayizi, ntago nyigarukaho. Amarira ari hara mu Rwanda turayazi, nubwo nahavuye ariko nta cyahindutse kuko kuhava kwanjye nta cyari gutuma ubutegetsi buhinduka. Hanyuma rero uyu Munyakazi Saidate mwarigeze kumva ibyo Hakuzimana Abdul Rashid yamuvuzeho, kandi we yamuvugaga avuga ati ibi yavuze gutya na gutya, amvugaho cyangwa akora ibi n'ibi ntabwo byari bikwiye. Ndetse Abdul Rashid akavuga ati niba Munyakazi Saidate koko ari umuntu uzi ko ibyo avuga akwiye kuba bivuga, anabazajye kuri social media abisobanure. Ariko nta social media nimwe yigeze ajyaho kugira ngo ajye kuvuguruza ibyo Abdul Rashid yavugaga ko yari yakoze nabi. Kandi no ku matwitaye turamukurikirana, turabona ibintu agenda yandika agaragaza yuko abanenga ubutegetsi bwa Kagame ntacyo rwose bakora, ari ukubeshya, ari ukuruhira ubusa, mbese. Ariko ntekereza ko haba harimo n'ubwenge bukeya. Ntushobora kubwira impirimbanyi ngira ruhira ubusa, kandi nawe uzi neza yuko abo ngabo buri murengera inda yawe mbi ari iri kubigutera, nabo bafashe ubutegetsi baciye mu nzira z'ubuhirimbanyi. Hanyuma nurangiza ujya uvuga ngo impirimbanyi ngira ruhira ubusa, ngo urakora ubusa, ngo ntacyo. Kubera iki? Nta buye na rimwe riri mu isi ridafite inyundo yo kurimena. Ibuye ryose riri hano mu isi rifite inyundo yaryo yo kurimena. Icyo ikidakunda ni igihe umuntu adashobora kwihutisha ngo ibintu bigende neza. Hanyuma uyu Munyakazi Saidate kimwe mu bintu byatumye ashobora kuba yanahunza, murazi neza yuko yavuze ko abarundi ngo bagomba ngo abanyarwanda ngo nibakore biteze imbere. Iyo bavuga abanyarwanda bavuga murabumva, kuko hari n'abatifurizwa gutera imbere. Kuko nk'iyo Bizimana avuze ati abahutu muririzariza kandi bibaho n'ingaruka z'ibyo mwakoze, ikibazo cy'uko abo bahutu batari mu bantu bagomba kubaho mu buzima bemererwa n'amategeko n'Imana yabaremye kubamo. Hanyuma rero iyo Saidate avuze ati abanyarwanda mukore mwiteze imbere, ngo abarundi baze baza bakore mu mihanda yacu, ngo abakongomani ngo bajye bakora mu matuwarete ngo yacu. Aho ni mu ijwi ryande rya Munyakazi Saidate. Ikiganiro cyo yabivuze mundaza kugishyiraho murakibona. Ibi ni ibintu bwabyo bigaragaza neza yuko bari abantu bafite urwango akarere k'ibiyaga bigari rukomeye cyane. Ntushobora kuba uri umuntu muzima ufite ubwenge bukora neza ngo nurangiza wumve yuko umuvandimwe wawe, niba koko abaturage bo mu bihugu duturanye ari abavandimwe bacu, wumve yuko wowe ugomba gukora ukamusumba kugeza igihe uzamuha akazi akajya akora ahantu ujya mu bwiherero nawe ubwawe. Iki kintu yakandike kukivugaho cyane. Gusa niba ari umuntu muzima, ubwo ngubwo ubuzima bwiwe ni Imana ibuzi, ni nayo yamuremye niyizi uko izamugenza hashingiye ku marorerwa mabi akomeje kugenda akora. Hanyuma rero ati guhunga byaje kugenda bite? Biravuga yuko ashobora kuba yafatiwe ku mupaka wa Cyanika.
ubu yashaka kwerekeza i Bugande. Ariko ndagira ngo mbabaze ikintu kimwe, ubu niba nka Munyakazi Saidate uvuga ngo ifite miliyari y'amafaranga cyangwa aranarenga, agakomeza kwibasira abandi bantu bari mu gihugu bakaba barahunze, nawe akaba ashaka guhunga, arahunga ajya hehe? Twebwe imirimbanyi ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu nshaka kugira ngo dukore, turashaka kubaka konegisiyo. Umuntu azajya ahunga ubutegetsi bwa Kagame, tumenye uyu muntu ninde, kuko mu mpunzi harimo n'abo yohereza kuza kuduhungeta, kuza kutugirira nabi. Byose turabizi, tubimazemo igihe kirekire. Tubake konegisiyo aho uzajya hose ku isi ya rurema, imirimbanyi zigiharika, uwo musingi nzawusigaho. Uzajya ugenda ugere mu cyo gihugu, tumenye ko wahageze, tukwigaho, tumenye ukiri mu gihugu cy'u Rwanda uri kumwe na Kagame shobuja wanyu, wakoze ute, wabanye gute n'abantu. Kuko hari abantu benshi tumaze kumenya babereyeho kujya mu myanya y'ubutegetsi bahawe imisozi kujya kugira abanyarwanda nabi. Ibyo narabibasobanuriye cyane. Hanyuma bamara kurangiza ibyo biraka by'ubugizi bwa nabi, bakabaha amahirwe yo kujya gushaka ubwenegihugu mu bindi bihugu, bakazava muri ibyo bihugu bajya muri Amerika no mu Burayi no ku yindi migabane y'isi, bitwa abenegihugu ba cya gihugu bagiye gusabamo ubwenegihugu, ari Kagame abafashe na FPR inkotanyi ye, batakitwa abanyarwanda, kandi barakoze bamaze gukora amahano menshi cyane mu gihugu. Aho rero icyo kintu nk'impirimbanyi turaje tukigeho, kandi turaza kugifatira umwanzuro ufatika. Niba uzi kuri Kagame ari so wanyu, ari mwene nyuka, ari uzamunambaho ukamugoho mugapfana, guma mu Rwanda, ureka abahunga bamwe ko bafite ibyo bahunga. Hanyuma rero uwo Munyakazi Saidate ndakomeza muvuga ibintu byinshi, kubera ko nawe ntago yoroheye abantu, kugira ngo uvuge yuko abantu bazajya bakora mu matorete ngo kubera ngo ko wateye imbere. Ikindi kishobora gutuma ahunga ayo mafaranga yiwe nayo ubwayo, Kagame ntago ashobora kuzabana n'umuntu azi neza ko yuje amafaranga miliyari y'amafaranga, tere kuri Kabarebe wenda hari. Wowe uraje gutya bagoye amahirwe yo kuba urangije ngo miliyari ndayujuje. Kagame akeneye amafaranga menshi yo kumufasha mu bibazo yatuye mu Rwanda, ku buryo niyo yanahunga byibuza ayagira umutungo ahungana, ku buryo kugaruka ku butegetsi bitamugora cyane nk'uko abitekereza. Ariko nge ndazi Kagame ntabwo azahunga se gute? Ntabwo nta mahirwe yo guhunga afite. We n'agatsiko ke nimwicare hamwe mutuze, ibyo mwakoreye abanyarwanda twarabibonye kandi n'ubu turacyabibona. Abashaka kwisubiraho mugashaka kwihana, n'Imana irabemerera ko mwihana, natwe turabemerera ko mwihana. Ariko ntuzigere wibeshya na rimwe yuko uzahunga ngo uve mu Rwanda ujya ahantu runaka ngo uzahaba wiryamire gutyo gusa birangira. Igihe Jacques yari atarabimirimanye ngo yemererwe kugera aho ari uyu munsi, ibyo mwakoze mwarabikoze, n'uyu munsi mwagiye mwica abantu babahunze mukagira gute, ariko uyu munsi tugiye kubafatira umwanzuro ukwiye. Hanyuma rero Munyakazi Saidate biravuga ngo yafashwe, ntituzi niba baramujyana kujya kumufungira hamwe na wa munyemari wacu Bamporiki Edouard. Nawe yavuze ngo yujuje ngo miliyari, bukeye kabiri bamufatanye ngo ruswa y'ibihumbi 500. Ubujura w'ibihumbi 500 Prito yari miliyoni 5, zari miliyoni 5. Babati none izi miliyoni 5 zose zari ziki? Ngo ngiye ngo yaraye kugura champagne ngo bari bangeneye. Abanyemari rero niba barabafungira hamwe simbizi, niba barabatandukanya simbizi, cyangwa se Kagame ashobora kwicara akavuga ati uriya we n'ubundi yaravuze ko ari ikibindi cyagira, bizi ko Bamporiki Edouard ko yabwiye Kagame ngo ni ikibindi cya Kagame, uriya we n'ubundi ni ikibindi. Ariko uyu nguyu wacu we duhuje byose, reka tupfe kubyoroshya n'ibyo gutoroka no kugira ngo tumwigishe yicare hamwe atuze, cyangwa se tumureka agenda ariko tumuhe iki misiyo y'ibyo azakora. Natwe iyo misiyo turayihagaritse, muzayimwizapfa ubusa n'undi muzayizapfa ubusa. Cyambere turasenga Imana, iyo Mana mwe mwirukana mu Rwanda turayisaba izi dusaga aho twahungiye, n'ubundi Imana yahoze ari iyacu. Ni nayo mpamvu mwafashe ubutegetsi mukavuga ngo Imana y'abahutu ngo mwayishe. Ariko gusa Imana ituma Satani abaho agakomeza kumara imyaka runaka Imana yamugeneye, ni nayo ituma n'abamukorera bakomeza kubaho. Ibyo ntabwo twabijyaho impaka. Imbaraga z'Imana n'impuhwe zayo n'ububasha bwayo, Imana nta kintu yitanga ngo ihora ivuga ngo mubaye benshi bo kungirira nabi ngo reka mbarimbure. Oya,
igihe Imana yageneye ibibiko ikemera ko bibaho mu isi, ari Satani biteza abantu, igihe kirangiye Uwiteka akora ibyayo. Ndizera ko n'ubugome bwanyu hari igihe kizagera Imana ikabushyiraho iherezo. Nyakayisayidate rero muvandimwe, niba bagutaye mu mvuto nk'uko abaturanyi bacu bajya babivuga, iyo mvuto yakire neza, niba nabwo ari ukubeshya ndaza kubona muri komenti yuko ayo makuru wenda yaba atariyo, haba hari impamvu yabiteye nka ya manyanga nyine mbabwiye, kuko hari byinshi bikorwa mu butegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi by'ukuri ariko ntibivugwe nk'ukuri. Nushaka usanga bavuga ngo yaratembereye cyangwa se bakanabigira ibanga burundu, bagaceceka bakaruca bakarumira. Ugomba kumva yuko kubona akazi ni kimwe, ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi, ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi, bakaza gukubura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatuwarete yacu. Ariko nzaba ko ubundi mu by'ukuri Sayidate yari afite impamvu zatuma ahunga. Ubutegetsi ni ubwanyu, bwaraguhaye, urimo urahunga ujyahe? Akanizere ko atari uguhunga wari ugiyemo, wenda wari ugiye mu butembere, ubwo ibindi Uwiteka niwe azamenya uko bimeze. Hanyuma abankurikiye n'abazadukurikira mwese, Uwiteka abaha amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.